Umukobwa witwaga Fanny yari yibereye aho yakoreraga akazi ke ko gutunganya imyenda muri dry clean. Nubwo ako kazi ariko k'ibanze yari afite, ariko byasaga n'ubundi naho n'indi mirimo y'aho ngaho yose nko kwita ku masuku n'ibindi byose nabyo ari we bireba kuko ni naho yabaga. Igitondo kimwe yarabyutse maze atangira amasuku kugira ngo aze kuza gukorera ahantu hasukuye, maze akiri muri ayo masuku n'umurava mwinshi cyane arimo gukoropa, yibuka ko aho hantu arimo kuhakora amasuku ariko hadafunguye, maze ahita avuga ati nk'ubu ngubu kandi hari umukiriya ushobora kuza maze akisubirirayo akeka yuko tudahari. Yahise afungura maze akomeza gukora ayo masuku ye ariko hanafunguye kugira ngo hataza kuza kugira umukiriya uza kuza kubacika. Akiri muri ibyo yari arimo gukora byo kwita ku masuku, yikanze hari umuntu ukomanze, maze ahita abaretse ibyo yari arimo gukora atega amatwi neza ngo yumve ko uwo muntu yongera gukomanga, ariko yumva ntawe yumvise ntawe, maze ahita yikomereza akazi ke k'amasuku yari yibereyemo, dore ko yendaga no kurangiza ibyo yari arimo gukora. Muri ako kanya ariko umukobwa nawe byasaga nk'aho adakunda gutegereza, ari nawe wari umaze gukomanga maze akabura uza kumureba, yahise yinjira, maze mu kwinjira ko ariko yinjira yihuta cyane kandi yanarakaye atumva impamvu yakomanze ntibamuhe karibu kandi yarabyumvaga neza ko imbere harimo umuntu. Akigeramo imbere, Fanny wari wibereye mu masuku we nta nubwo yakekaga ko hari umuntu wakinjira atamuhaye karibu, maze kubw'ibyago bye ahindukiye ateruye indobo y'amazi yari afite agiye kuyamena, yahise akubitana n'uwo mukobwa maze baragongana, ahita amumenaho amazi yose yari afite ariko atabishaka. Fanny akibona umuntu amennyeho amazi yarikanze, ariko ahita agira n'ubwoba bwinshi cyane abonye uwo mukobwa amennyeho amazi kuko yari asanzwe amuzi neza. Yatangiye no gutitira kuko uwo mukobwa witwaga Soso yazaga aho ngaho afite agasuzuguro kenshi cyane kavanze n'ubwirasi iyo yabaga bazaniye imyenda cyangwa se aje kuyifata. Ikintu cyamuteye ubwoba kurusha ibindi ariko ni ukuntu uwo mukobwa Soso bosi wa Fanny yamukundaga kubi, ariko nta kindi yamukundiraga ko yabahaga ibiraka byinshi cyane maze agatuma binjiza amafaranga menshi. Fanny akimara kubona ibyo akoze yatangiye gusaba imbabazi ati mumbabarire ni ukuri sinabishakaga. Soso atangira kumubwira nawe ati imbabazi wabuze undi we, ese wabuze agaciro iyi myenda yanjye ifite n'umushahara uzakorera ubuzima bwawe bwose ntago wazigera uyigura. Fanny akomeza kumusaba imbabazi ati mumbabarire ni ukuri, urabizi neza ko gutunganya imyenda ariko kazi kanjye, ndayibamesera nindangiza nyibaterera ipasi, kandi hano hari indi myenda yanyu igihari mutaratwara, rero niyo muraba mwambaye mu gihe ndaba ndimo kubatunganyiriza iyo ngiyo nangije. Sosa acyumva amubwiye gutyo ararakara cyane, atari kwa mukobwa uri muzima, wabuze aho ngiye, ese wabuze igihe byamfashe kugira ngo mpitemo kwambara imyenda nambaye? Fanny ati umbabarire ni ukuri ndayitunganya vuba vuba kandi uhita ugenda unayambaye, ndakwinginze mbabarira. Soso ati ariko mukobwa ninde wakubeshye yuko mbabarira hari ikibazo na kimwe igikemura? Ninde wakubwiye yuko mbabarira ikemura ibibazo byose? Ariko ubundi ubu ngubu ndimo gukomeza guharira nawe mu biki? Bosi wawe ubundi ari hehe ko ntarimo kumubona? Ahita avuga ati nako reka muhamagare mubwire ibintu umaze kunkorera. Yahise akuraho fone ngo amuhamagare, ariko Fanny aramubwira ati ndakwinginze ihangane ni ukuri wihamagara bosi wanjye, reka ibi ngibi tubikemure nta wundi muntu ubyinjiyemo kandi biri buze kuza kugenda neza. Babarira uyumubwira ibyabaye bituma ndakarira cyangwa se wenda ngatekereze ko ashobora no kunyirukana kuko rwose nanjye ntago nabishakaga. Fanny yakomeje gutakamba ariko byose byabaye iby'ubusa n'ubundi. Soso yahise ahamagara bosi wa Fanny atangira amubwira ati ariko uyu mukobwa usuzugura gutya mwamukuye hehe? Yabanje kumpeza hanze yanze kunkingurira kandi ahari
arimo imbere ndimo kubyumva neza ko ahari. Naho ninjiye noneho ibyo yankoreye ni ibitangaza kuko yahise amenaho indobo y'amazi yose yari afite. Yewe kereka uri hano nkabikwereka kuko nanjye ndumva byandenze. Sinzi iby'uwo mukobwa rwose ashobora kuba atanuzuye. Akivuga gutyo boss we ahita avuga ati ntabwo ndimo kubyumva neza. Ese urimo uravuga Fanny cyangwa n'uwundi muntu? Uwo mukobwa nubwo hamaze igihe gito kitaragera ku kwezi ariko mbona atagira imico nk'iyo ngiyo mibi yo gusuzugura umuntu no kurenzaho kumumenaho amazi. Soso ati none urakeka ko ndimo kumubeshyera? Boss yumvishe Soso yarakaye cyane kandi ari umukiriya atifuza gutakaza, ahita amubwira ati Soso ihangane, ashobora kuba yakubabaje cyane ariko humura turabikemura kandi nanjye ngiye kuhagera kuko mpamagaye n'ubundi ndi mu nzira nerekeza aho ngaho. Soso ati sawa nta kibazo ngaho ngwino tubikemure uhari. Mu minota mike koko boss wa Fanny yarahageze maze Soso ahita amwereka imyenda yari yambaye. Ati wabonye ibyo umukobwa wawe yankoreye? Ndumva urimo gukomeza gushaka kumuvugira nkaho atambabaje cyane, ngaho reba ukuntu yangize. Boss yahise asaba imbabazi ati umbabarire Soso, ni ukuri ntago nakekaga ko yaba yakoze ibintu nk'ibyo ngibyo, gusa ndakwinginze nawe umubabarire hanyuma ureke tugutunganyirize iyo myenda yawe. Soso ati yaba ari ibyo ngibyo uba usanze twabikoze kare. Boss ahita amubaza ati none se urifuza iki? Soso ati njyewe sinkunda agasuzuguro, uramwirukana cyangwa se nzashaka ahandi hantu nzajya ntwara imyenda yanjye kuko ahantu batunganya imyenda ni henshi, ubwo urambwira icyo uri buhitemo. Boss byahise bimucanga kuko Fanny yari umukozi mwiza atifuzaga gutakaza kandi Soso nawe yari umukiriya mwiza w'imena atifuzaga kubura kuko yabazaniraga ibiraka byinshi cyane. Niwe muntu watumaga binjiza amafaranga menshi cyane mu kwezi. Kumuhomba rero yumvaga ari ibintu adashobora gutuma bibaho. Byakomeje kumucanga ariko nanone ageze aho abona nta mpamvu zo guhomba Soso kuko gutakaza umukiriya nka Soso yumvaga byamubera igihombo gikomeye cyane kandi akumva nta n'undi muntu yazongera gufatisha nkawe. Maze ahita yemerera Soso ko Fanny ari buze kuza kumwirukana. Akimara kuvuga ibyo ngibyo byo kwirukana Fanny, aho yarahagaze yarabyumvishe maze ahita aza asaba imbabazi nyinshi cyane. Aravuga ati ni ukuri mumbabarire, ntabwo erega nabishakaga kandi murabizi neza ko nta n'indi mico mibi njya ngira. Yakomeje gusaba imbabazi maze Soso aramureba arimyoza ahita agenda yerekeza ku modoka ye, maze boss wa Fanny nawe aramuherekeza bagenda barimo kuvugana baganira. Fanny we abonye bagiye barimo kugenda bavugana baganira yahise yishima maze ashima Imana ati Imana ishimwe ni ukuri, buriya barambabariye, gusa ikindi gihe nzitonda, byose byatewe n'ikosa rimwe nakoze byo gukeka ko hari umuntu ukomanze maze sinjye kureba. Iyo ngenda nkahita njya kumureba ku nshuro ya mbere byose ntago byari kuba byabaye. Fanny yigumiye aho ngaho mu kazi maze bigeze nimugoroba boss we araza ahita amubwira ati Fanny nizere ko warangije kuzinga ibintu byawe byose. Fanny abyumvise arikanga ati none se boss, none se hari ubwo se mwanyirukanye ntimwambabariye? Boss ati ibyo byo kukubabarira subikuye hehe, ntago nahomba umukiriya wanjye, mpombye Soso naba mpombye bikomeye cyane kuko afite n'umuhungu bakundana, akenshi imyenda yabo yose ni Soso uyizana, rero mpombye Soso naba mpombye bombi kandi uwo muhungu ni umuherwe cyane adusigira n'amafaranga menshi, nta mpamvu rero zo kubahomba bombi kandi ntaba rwose ngize ubwenge bukeya ndamutse mbikoze. Rero icyifuzo cye kigomba kubahirizwa, ngomba kukwirukana. Fata ibintu byawe vuba vuba ugende kuko namusezeranyije ko nagaruka aje gufata imyenda ye ari buze gusanga wagiye kandi gira vuba vuba kuko harabura iminota 40 gusa. Fanny yumvaga atabyumva, yari yabanje kugira ngo hari n'imikino
ariko yaje kubona ko ibintu bikomeye cyane. Fanny yakomeje kubona nta mikino ihari maze ahita amubaza ati ariko se uranyirukana ngo njye hehe? Hano niho mba, niho nkorera, niho ndara, navuye mu rugo ariho nshyikira, nta handi hantu mfite ho kwerekeza, ubu ngubu uranyirukana ngo njye hehe koko? Boss aramubwira ati ibyo ngibyo ntago bindeba, icyo mpfa ni uko ugenda. Ahita amubaza ati ariko se koko niba wabonaga wafashe umwanzuro wo kunyirukana kubera icyo utabikoze kare? Kuki utahise ubikora cyagiye mu gitondo ukarindira ko ijoro rigwa? Ese unyirukana cyagiye hakibona, byibuze nkajya no gushaka aho njya gucumbika cyangwa se nkahita nshaka ubundi buryo nakitahira. Kuki wategereje ko bigenda gutya bukabanza bukira? Boss ahita amubwira ati ariko wa mukobwa we ntukansetse. Ese iyo nza kukwirukana cyagiye mu gitondo imyenda wari umaze kwakira ninde wari kuyitunganya? Ese uratekereza yuko nari kukwirukana hanyuma abakiriya baza kuza bareba imyenda yabo ko imeze neza nkababwira iki koko? Urumva nari guhita nkwirukana nkajya gushaka uwundi muntu hanyuma akaza nkahita ntangira no kumwigisha gukoresha izi mashini, ako kanya agahita abimenya agahita akomereza aho wari ugejeje? Umva, nta mpamvu n'imwe yo gukomeza kubivugaho, gira vuba vuba ugende rwose umvira ahangaha, sose atagusanga ahangaha sinamukira kuko uriya mukobwa ntago yoroshye. Vanessa atangira gupanga ibintu bye vuba vuba, ariko n'ubundi yabipangaga nta mutima afite kuko boss yaramuhagaze hejuru. Arangije gupanga ibintu bye byose yahise asaba boss we kumuhereza amafaranga yaragejejemo, ariko aho kuyamuha ugatangira kumuseka ati ariko se ko twumvikanye ko nzajya nguhemba ukwezi kurangiye, ubu ngubu kwarangiye? Fanny amubwira ko nawe abizi neza ko kutararangira, ariko ko kuba agiye ukwezi kutarangiye atari we wabihisemo. Maze boss nawe amusubiza ko byose ari we wabyiteye kuko akazi nyine yagakoze nabi, byumvikana ko kamunaniye, ngo kuko iyo aza kuba yagakoze neza nk'uko nyine bikwiye ibyo byose bitari buze kuza kubaho. Ati rero byose niwe wabyiteye, werekanye nyine ko akazi utagashoboye, urumva ko nta n'impamvu n'imwe yo kuguhemba rero. Fanny agahinda karamwishe yibaza niba boss we bajyaga baganira bagaseka akabona ari umuntu mwiza cyane, none akaba ari we arimo kubona mu yindi sura, yumva biramuyobeye. Fanny yahise yumva atangiye kurakarira abantu, yumva atangiye kwanga isi n'abayituye bose. Yahise yigendera gutya atazi n'ahantu agomba kwerekeza aho ariho. Bwari bwije kandi nta n'itike yari afite, nta buryo na bukeya yari afite bwo gusubira iwabo kwivuka aho yaje aturuka kuko hari na kure cyane. Ikindi kandi yari amaze aho ngaho igihe gitoya cyane, nta n'abantu bari bakamenyanye ku buryo yajya kubasaba icumbi, usibye ko yanabitekerezaga ibyo gusaba icumbi akumva atabikora kuko yumvaga abantu bose yabarakariye, yumvaga nta muntu agomba kubwira ibyo kuko yumvaga atanamufasha, yumvaga abantu bose n'uwo yabwira yamwumvira ubusa kuko na boss we yizeraga akabona ari n'umuntu mwiza cyane, yaramwirukanye nabi cyane nta n'itike yamuhereje. Fanny yagiye yababaye mu by'ukuri atazi neza n'ahantu arimo kwerekeza aho ariho, n'imihanda y'aho ngaho ntago yari ayizi kuko ubundi yiberaga mu kazi aho yakoreraga akaba ari naho arara, nta handi hantu yajyaga ajya. Fanny yakomeje kugenda atazi ahantu arimo kwerekeza, umubajije rwose aho yajyaga nawe ubwe ntabwo ari kubasha kubigusobanurira, mu mutwe byari byamuvanze. Yakomeje kugenda ageze imbere abona hari inzu barimo kubaka ariko itararangira, maze ahita agira igitekerezo cyo kugenda yerekezaho, maze kubw'amahirwe abona nta nubwo bari bayifunga. Fanny nta no gutekereza kabiri yahise yinjiramo maze atangira gutambagira ibyumba byayo byose, maze ageze mu cyumba kimwe asanga harunzemo ibibaho, ahita abifata afata izo mbaho agenda azipanga neza hasi, arangije akuramo imyenda mu gikapu cye agenda yiramburaho, ahita aryamaho afata n'igitenge yari afite maze arakiyorosa. Fanny yaraye aho ngaho gutya, ariko yari afite ubwoba bwinshi cyane kuko yatekerezaga ko abajura bashobora kuhamusanga bakamugirira nabi. Si abajura gusa kandi yatinyaga kuko yari afite ubwoba ko hashobora no kuzamo ibikoko maze nabyo bikamurya.
yari adasinziriye kubera ubwoba kandi n'imibu nayo yaramuryaga n'utundi dukoko dutoya ntabwo byari bimworoheye. Yatangiye guhangana nabyo maze akanibaza ati ese ubu ngubu mu gitondo nderekeza hehe ko nta n'itike mfite ngo nitahire ndabigenza nte? Ese ko naje hano nje gushaka amafaranga ntekereza ko wenda igihe kimwe nzabona ikintu nakora nkikorera mu mafaranga nzaba narazigamye cyangwa se nkaziga umwuga uzabasha kumbeshaho none bikaba bigenze gutya nzabigenza gute? Ese mu gitondo nze kubyuka ngende mbaririza mbaza umuhisi n'umugenzi wese duhuye ko nta kazi yandangira cyangwa se ngende nkomaga kuri buri gipangu mbabaza niba nta mukozi bakeneye wo mu rugo? Fanny atarabona igisubizo cy'ukuntu azabigenza ashidutse agatotsi kamutwaye maze ahita asinzira cyane. Mu gitondo yakangutse yumva utunyoni turimo kuvuga ahita amenya ko bwakeye. Si izo nyoni gusa kandi yumvise ko yumvaga no hanze y'iyo nzu yari yarayemo harimo kuvugiramo abantu, maze ubwoba buramwica buba bwinshi cyane yibaza ikintu ari buze kuza gusobanurira abo bantu bavugiraga hanze, yibaza ikintu ari buze kuza kubabwira ababwira ko yabarariye mu nzu kuko yatekerezaga ko ari ba nyiri inzu bahagaze aho ngaho. Yumvise bimuyobeye rwose kuko ubundi yari yavuze ko ari buze kuza kuzinduka cyane nta muntu n'umwe urahagera maze agahita yigendera. Ntabwo rero yakekaga ko ashobora kuza gusinzira bigeze aho ngaho ku buryo n'abantu baza batarabyuka. Yahise atuzaho gatoya yumva ibyo abo bantu barimo kuganira maze ahita yumva bisa nk'aho ari abayede n'abafundi bari baje gukora aho ngaho kuko yakomezaga kumva ikiganiro barimo kugirana, maze agiye kumva yumva umwe muri bo aravuze ati ariko aba bosi njyewe baransetsa. Ese niba bumva iyi nzu bayikeneye vuba nk'uko batubwira ko bayikeneye vuba cyane kuki batongera abakozi? Ese babona turi amamashini? Dukeneye abandi bakozi badufasha kugira ngo iyi nzu ntibashe kurangira vuba nk'uko babyifuza. Niba rero atari ibyo nibataduha abakozi bazatwitondesha tuyikore neza twitonze. Maze umwe muri bo ahita avuga ati byose bishobora kuba bipfira kuri Gapita wacu kuko nyiri iyi nzu turimo kubaka njyewe ndamwizeye neza ni umuherwe kandi nta n'ubwugu bw'amafaranga agira. Si yo nshuro ya mbere tumwubakiye, ikibazo ni abamwubakishiriza. Bose bahise bumvikana ko bari buze kuza gusaba kongererwa abakozi bo kubafasha niba koko bashaka ko iyo nzu yuzura vuba nk'uko babyifuza, aho kugira ngo bajye bashaka kubakoresha amasaha y'ikirenga no kubakoresha agatunambwene. Ibyo byose bavugaga Fanny yahise abita mu gutwi, kumva noneho bavuga ko bakeneye izindi mbaraga byamuhaye morali nyinshi cyane, maze ahita abyuka azinga ya myenda yari yarambuye hasi na cya gitenge maze abisubiza mu gikapu agitereka ahantu hamwe asa nk'ugihishe, maze ahita atangira gusohoka gake gake. Akigera mu muryango w'abahungu bahise bamubona maze barikanga, maze Fanny arabibona ko bikanze ariko arikaruma ahita abasuhuza, nabo baramusuhuza aramubaza bati uvuye gukora iki mu nyubako y'abandi? Fanny ati nyine urabona nyine nageze hano kare nahageze nje gusaba akazi, nahageze ariko mbona nta muntu n'umwe uhari, hanyuma ndatekereza nti kubera iki imbeho yakomeza kunyicira hano hanze, maze mpita ninjira muri iyi nzu aba ariho ntegerereza, none ngize amahirwe muraza, none se mwampaye akazi? Bahise bamureba baramwitegereza maze batangira no guseka, baramubwira bati ariko urimo urikinira? Hanyuma Fanny arababwira ati njyewe ntabwo ndimo gukina ni ukuri nshaka akazi. Baramubwira bati ese urabona akazi gakorerwa hano wagashobora? Fanny ati cyane nagashobora ni ukuri nanagakora neza cyane. Baramubwira bati sawa rero niba ushaka akazi ubwo uraza kuza kubwira Gapita wacu kandi ntabwo ari butinde araza mu kanya kuko yadusabye kuzinduka. Maze bakivuga gutyo Fanny ahita agira n'amahirwe uwo mukapita bavugaga ahita ahagera, baramubwira bati nguriya rero arahageze yitwa Tomasi, uhita ugenda umwegere umubwire. Fanny koko yahise agenda aramwegera aramusuhuza, maze undi nawe aramusuhuza amubaza n'ikimugenza cyatumye azindukira aho ngaho, maze Fanny amubwira ko ashaka akazi. Akimubwira gutya ariko Tomasi ahita amubwira ati
akazi ko rwose ntabwo uri buze kuza kukabona kuko twarangije kugatanga ubu ngubu nta bakozi bashya dukeneye. Nuko aramubwira ati usibye ko hano tudakunda gukoresha abagore n'abakobwa kuko hano hakorerwa akazi k'imbaraga nyinshi cyane, ntabwo rero ako kazi ntekereza yuko nakaguha. Fanny ati ariko mfite imbaraga kandi ibyo abagabo bakora n'abagore babishobora, bashobora no kubikora neza no kubarusha. Njyewe amahirwe ni ukuri ibindi uzabyibonera. Nuko Thomas aramubwira ati mukobwa ndabona ufite umurava mwinshi cyane, ariko nawe itegereze kandi urebe neza ngaho reba uko ungana, reba uko umeze, hanyuma nurangiza unitegereze ibikoresho biri hano, reba ibyuma biri hano, reba iriya mufuka ya sima, reba izi za buroke sima, ese urabona wabibasha, urabona wabishobora? Fanny arambwira ati ntundebe gutya ngo utekereze ko nta mbaraga ngira, njyewe mfite imbaraga kandi nabishobora. Bose ni ukuri wimpakanira utanaretse byibuze ngo ngerageze. Thomas aramubwira ati mukobwa ndabona ufite umurava mwinshi cyane no kwiyemeza kudasanzwe, reka nguhe amahirwe ugerageze uyu munsi ndi buze kuza kureba niba koko ubishoboye. Nisanga kandi utabishoboye uze kuza kwihanganira umwanzuro ndi buze kuza gufata. Yesu ahamagara umugabo umwe mu bakoreraga aho ngaho ati uyu mukobwa mumwereke akazi muze kuza gukorana. Fanny ahita amushimira cyane ati murakoze cyane ni ukuri. Bahise bagenda maze Fanny ajya gutangira akazi k'ubuyede gutyo. Fanny mu gutangira akazi ke yagakoze n'umurava mwinshi cyane kandi agakunze, abamubonaga bose babonaga ko agashoboye nta gushidikanya. Nimugoroba Thomas yaramuhamagaye aramubwira ati nakunze uburyo ukoramo akazi kawe, sinzi niba atari imini mishya cyangwa se wenda akaba ari ibyo kwiyerekana nyine ukaba wakoresheje imbaraga zidasanzwe, bikaba bizagera nyuma ugatangira ukirara bigasa nkaho bikunaniye. Maze Fanny aramubwira ati ntago nzigera nirara kuko niko meze, ntago gukora kuriya ari ukwishushanya, ni ukuri niko nzakomeza gukora. Thomas yahise amubwira ati akazi ndakaguhaye, maze ahita anamuhemba uwo munsi kuko abayede baho ngaho bose bari barasabye ko bazajya bahembwa mu buri munsi maze amafaranga yabo bakayatahana. Fanny nawe rero uwo munsi bahise bamuhembera amafaranga barayamuhereza. Fanny yarishimye cyane, yumvaga ari nk'igitangaza ko bahise abona akandi kazi ku munsi wa mbere baraye bamwirukanye, noneho bagahita banamuhemba. Byaramushimishije cyane, nawe ubwo yumvaga atarimo kubyumva. Abakozi bose bari bakoranye bahise bataha maze nawe atambikana nabo nk'utashye, ariko bageze imbere akatira ahantu hamwe acunga ko barenga ahita yisubirira inyuma, asubira kuri ya nyubako, ahita ajya kureba igikapu cy'aho yari yagishyize maze abona kiracyahari kandi nta kibazo na kimwe kigeze gihura nacyo, maze arishima ahita avuga ati wa gikapu wenda ajya nkomeza ngo utsimba ahangaha nta muntu uzigera amenya yuko ariho ndara. Mu dufaranga yari yahembwe yahise ajya kuguramo isabune, ubundi afata amazi bari basigaje bubaka ahita akaraba, arangije ajya gushaka akaresitora ka makeya aguramo ibyo kurya. Arangije kurya aragaruka aribaza ati se nzakomeza kubaho muri iyi nzu y'abandi kugeza ryari? Ese nibayifunga bizagenda bite? Ko ntazongera kubasha kuyiryamamo koko nibaramuka bafunze imiryango yose? Yakomeje kwibaza byinshi ariko ageze aho yumva nta mpamvu zo gukomeza guhangayika, kuko yaravugaga ati Imana yanyoboye kuri iyi nyubako nkaza aha hantu nkahita mpabonera n'akazi, izakomeza inshira inzira niyizi uko byose bizagenda. Kuba narabonye aho ndara nkahita mbona n'akazi noneho kampemba buri munsi nkazajya mbona n'ibyo kurya, byose ni ubuntu bwayo. Yese yumva nta mpamvu zo gukomeza guhangayika, nuko aravuga ati niyo mpembwa nzajya nkuramo make yo kurya, ubundi ayandi nyazigame, bazajya gufunga hano narabonye yo kwiyishyurira inzu. Fanny noneho yongeye kugira icyizere cy'ubuzima, nubwo yararaga aribwa n'imibu n'injereri n'utundi dusimba, ariko yari afite icyizere ko byose bizageraho bikarangira ubuzima bukongera bukamubera bwiza. Icyo gihe yararyamye arasinzira, mu gitondo ajya mu kazi ke nk'ibisanzwe kandi
n'ubundi agakora neza cyane kuko ni nako yari ameze, umurimo we wose yawukoraga yawushyizeho umutima we wose, atari ukugira ngo wenda bamurebe babone ko arimo gukora neza ashaka gushimisha abakoresha be, baba bahari cyangwa se badahari. Niko yari ameze, yakoranaga umurava mwinshi cyane. Kuri uwo munsi ariko Thomas bosi we, hari umuntu wamuhamagaye. Uwo wari umuhamagaye nta wundi ni bosi mukuru nyiri iyo nzu bari barimo kubaka witwaga Eddie. Maze aramubwira ati nkeneye yuko uza kundeba tukavugana ukananyerekaho iyo nyubako muyigejeje. Thomas kuko yahise ajya kumureba, maze Eddie aramubaza ati inzu yanjye igeze hehe? Thomas ahita amwereka amafoto y'aho igeze, ariko Eddie ntiyanyurwa. Ati murimo muragenda gake cyane kuko iriya nzu ndayishaka cyane, nkeneye ko yuzura vuba, erega niyo nzabamo nimara gukora ubukwe. Rero nkeneye ko izaba imeze neza itunganye, amajaride yayo yarafashe hameze neza cyane. Akivuga gutya ariko fiyanse wa Eddie ahita aza kuko yari yumvise icyo kiganiro barimo kugirana. Uwo mufiyanse wa Eddie witwaga Soso ari nawe watumye cya gihe birukana Fanny, ahita avuga ati sheri, iyi nzu erega ntabwo tukiyikeneye cyane, bashatse bayubaka gakeya bitonze. Eddie ahita atungurwa ati kubera iki se kandi? Kubera icyo urimo kuvuga gutyo ko iyi nzu bayubatse ari amahitamo yawe, ko ari wowe wihitemo n'ikibanza ukanababwira uburyo ushaka ko bazayubakamo? Kubera icyo uvuga ko tutakikeneye? Kuki uvuga ko bayubaka gakeya bitonze? Soso ati yego koko nibyo hariya hantu iri nari nahakunze, ariko ntabwo ariko bikimeze. Tugomba gushaka ahandi hantu heza hagezweho. Eddie ati sindimo kukumva, ariko none se tuzakomeza gutyo kugeza ryari? Ushima inzu nayigura ukayanga, ukavuga ngo bayubatse nabi, ukavuga ngo ushaka iyo twiyubakiye twubatse nk'uko ubyifuza, none nayigezemo hagati, none utangiye kuvuga ngo ntuyishaka. Eddie yanze gukomeza kuvuga ibyo bintu imbere y'umuntu wamwubakishirizaga, maze ahita amubwira ati gendere, ejo nzaza kukureba ku ishansiye ndebe nuko bimeze, ibindi tuzabivugana turi kumwe ejo naje kukureba. Thomas kuko yahise yigendera, hanyuma Eddie asigarana na Soso, yumva akeneye ko Soso amuhereza ibisobanuro bihagije by'ukuntu iyo nzu barimo kubaka atakiyikeneye. Maze Soso ati hariya hantu erega mbere nari nahakunze, numva ariho twazaba tumaze gukora ubukwe. N'inzu ni ukuri barimo kubaka ni nini, izaba ifite ibyumba byiza bigari, ubusitani bunini nk'uko nyine mbishaka. Hanyuma Eddie ati none se ikibazo kiri hehe ko wumva nyine byose barimo kubikora nk'uko ubyifuza? Soso atuze ikibazo se? Wenda sinzi ukuntu nabikubwira, ese ubundi urahaheruka? Eddie ati simpaheruka, ariko ndashaka kuzajya muri iyi minsi nkareba uko bimeze. Maze Soso ati wenda numara kuvayo nibwo uzambwira neza, ni ukuri nawe nuhagera nzi ko uzahava uhanze. Eddie ati ariko se Soso waretse kubica ku ruhande ukambwira neza? Soso ati rega impamvu nta yindi, ku marembo yayo hari abandi bantu bahubatse, noneho bahubaka utuzu twa feke tubi dusebeje ni ukuri, ku buryo rwose tutakishimira guturana n'abo bantu. N'abantu bazajya baza kudusura bazajya baduseka. Maze Eddie aratangara cyane ati kuba mu marembo yaho barahubatse utuzu dutoya se nibyo birimo gutuma uvuga yuko tutazajya kuyibamo? Soso ati uzi ko bintangaje ko ndimo kubona wowe ntacyo bikubwiye, kubera icyo urimo kumva ko nta kibazo kibirimo koko? Maze akomeza kumubwira ati umva sheri, hariya hantu ni ukuri tugomba kuhareka, kereka ba nyiri turiya tuzu bemeye ukabagurira tukahasenya, naho ubundi rwose reka 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 rwose ntago twahaba pe, twaba turimo kwisebya cyane. Eddie yari yakomeje kumwumva maze aravuga ati
ariko se ukeka ko mba mfite amafaranga angana iki ku buryo uba wumva nakora ibyo utekereje byose? Ahari uzi ko mba mfite amafaranga menshi cyane y'umurengera adashobora no gushira. Maze aramubwira ati soso, noneho kuri iyi nshuro urekere aho kurota, iriya nzu tuzayibamo kandi n'abo bantu uvuga ngo nzabagurire bimuke ntabwo nzigera mbikora. Nta mafaranga nateganyirije ibyo bintu, nta budget yabyo mfite. Kandi usibye n'ibyo ngibyo nta n'ikikubwira ko ba nyir'ariya mazu bifuza kugurisha. Batangiye kubishwanira nuko ntibabyumvikanaho kandi n'ubundi mu rukundo rwabo byari rwaserera, bari basigaye bahora bashwana cyane kuko bashwanaga buri gihe akenshi bapfa ko soso aba ashaka gusesagura amafaranga ayakoresha ibyo yishakiye, bagapfa ubwirasi bwe, bagapfa agasuzuguro ke kuko Edi yari asigaye abona amusuzugura cyane. Ni ibintu byinshi bari basigaye bapfa batari bacyumvikanaho nka mbere. Urukundo rwabo rwari rusigaye rubishye cyane, ariko Edi agakomeza kumwihanganira akavuga ati wenda igihe kimwe azahinduka kuko yari azi ko mbere yari asanzwe ari umuntu mwiza, nawe yibazaga ikintu cyamuhinduye bikamuyobera. Bakomeje gukundana gutya ari hasi hejuru, uyu munsi bagashwana ejo bakiyunga maze bakigumira muri ibyo. Edi yageze aho aratangira no kubimenyera kuko yumvaga sosa amukunda cyane atagomba gutandukana nawe. Byageze aho ariko yumva bitangiye kumurenga kuko yabonaga akabije ubwirasi n'iyindi mico mibi myinshi cyane atari anasanzwe amuziho. Mu kazi naho aho Fanny yakoreraga icyumba kimwe baje kugifunga bashyiramo ibikoresho babikamo. Baravugaga bati n'ibindi byumba byose turi buze kuza kubifunga, maze barazamo ibikoresho byose bishoboka, maze Fanny akibyumva ibyo bintu bimutera ubwoba. Gusa yagize Imana cya kindi yararagamo ntibagifunga, ntibaba aricyo baheraho bwa mbere bafunga, maze yiyemeza guhita agenda akajya gutangira gushaka inzu kuko yabonaga byamukomeranye iyo nzu atazongera kuyiraramo kandi bayifunze. Yahise agenda arashaka inzu ahantu hose, arazenguruka ariko ntiyayibona, kandi n'izo yabonaga babaga bahenda cyane banamusaba kwishyura icyarimwe amezi 3 kandi amafaranga ntayo yari afite. Yahise asubira muri cya kizu ariryamira aravuga ati ejo akazi nikarangira nzashakisha ahandi ngire n'abandi dukorana maze bamfashe gushaka inzu, ndeke gukomeza kwihagararaho mbabwire ko ntagira hombo. Nimbona byanze kandi nshobora no kuzatereta Thomas nkamwinginga nkamusobanurira ubuzima mbayeho, maze nagira amahirwe akanyemerera nkigumira muri iyi nzu ariko noneho mbifite uburenganzira noneho kandi hanafunze. Fanny yakomeje gutekereza ku kintu yakora, maze yumva uko byagenda kose ku munsi w'ejo utazira atabonye ahantu ho kuba. Yari asanzwe amenyereye kuryama ariko akazinduka ngo batamubona, maze ariko kuri uwo munsi noneho atarabyuka yumva wa mubosi wabo Thomas n'undi mugabo bakoranaga bahagaze imbere ya cya cyumba bari bafunze babitsemo ibikoresho. Thomas icyo gihe yaraje kare kugira ngo aze kuza gusiga atanze ibikoresho kuko kuri uwo munsi atari buze kuza kuhirirwa. Bahagaze aho ngaho kugira ngo bafungure umuryango w'icyo cyumba ariko barikanga kuko bahise babona ko hafunguye, maze bakingura cyane babona nta gikoresho na kimwe kirimo mu byo bari basize aho ngaho byose. Ibyuma, amasima, amadirishya n'izindi nzugi bari bashyizemo kugira ngo baze kuza gufungisha ibyumba byose, basanze nta na kimwe kirimo. Bahise batangira kuzenguruka aho hantu hose ngo barebe uko bimeze, maze bahita babona umuntu wicaye muri icyo cyumba, maze bitegereje neza babona ni Fanny. Bahise bikanga, ntabwo bumvaga babyumva kuko babonaga n'imyenda yari yashashe aho ngaho yose n'akagatenge yaraga yiroshe, byose bifite aho ngaho yari yicaye ariko amaze kwambara imyenda y'akazi. Maze Thomas abonye ko Fanny araramo aho ngaho ahita amurakarira cyane atangira no kumutonganya
ati ninde waguhaye uburenganzira bwo kuturarira mu nzu? Maze Fani asaba imbabazi ati mumbabarire ni ukuri ko nayirayemo ntababwiye ntabibasabye ngo mumpe uburenganzira bwo kubikora. Maze Tomasi ati nta soni ubwo ngubwo ufite? Ese ko naguhaye akazi naguhaye n'inzu yo kubamo? Fani akomeza gusaba imbabazi maze Tomasi ahita amubwira ati hita ufata ibintu byawe vuba vuba ugende. Ataragenda ariko wa mugabo wundi bari bari kumwe ati oya nta hantu agomba kujya. Ese urabona atari we wagambanye maze agakorana n'abajura akabacungira kugira ngo babashe kwiba bino bintu byose byari birimo hano? Uwo mugabo akomeza kuvuga ati njyewe ndumva uwo mukobwa atagomba kuducika, tugomba kumushyikiriza n'inzego z'umutekano kuko yakoranye n'ibisambo rwose njyewe sindi kubyumva. Fani yumvishe ibyo bintu ubwoba buramwica ati ni ukuri ndarengana, nta nubwo nzi n'igihe binjiriye, nta nubwo nigeze mbumva, ni ukuri nta kintu na kimwe nzi. Uwo mugabo yakomeje kumushinja amakosa yo gukorana n'abajura maze bahita bamwaka telefone ye ngo barebe abantu bavuganye, ariko babona telefone ye nta n'umuntu aheruka guhamagara cyangwa se kohereza mesaje. Maze Tomasi ati uyu nguyu tumureke agende azagwa ahandi, reka dukomeze iperereza ryacu turyikorere ku bwacu, uyu mukobwa tumureke gusa sinshaka kongera kumubona hano. Bidasubirwaho muri ako kanya Fani bahise bamwirukana bamushinja nyine gukorana n'abajura kandi arengana atazi n'igihe byabereye ibyo bintu. Yatangiye kwibaza igihe baba baziye kwiba aho hantu kandi atigeze abumva, maze aravuga ati ese baba baje kare akazi kakirangira ko aribwo nagiye nkajya gushaka inzu kandi ko namaze umwanya munini ko natashye bwije? Yakomeje gutekereza ibintu byinshi ariko biramuyobera, ariko nta kindi kintu yari agishoboye gukora usibye gufata igikapu cye maze akigendera. Nyuma y'iminsi mike yatuje ashima Imana ko ijuru ryongeye kumufungurira imiryango, abona ko ubuzima butangiye kongera kugaruka. Byahise byongera biranga ahita abona imiryango yose yari yamufungukiye iribanye, maze aravuga ati ahari aha niho inzira yanjye y'ubuzima bwanjye irangiriye. Bisa nk'aho iyi si nigeze nyigiriraho amahirwe, ngerageza buri kimwe cyose ariko nta mahirwe mbigiriramo, byose birangira nabi cyane. Ntangira kugira icyizere cy'ubuzima bigahita byicurika mbireba, byose bigahinduka umwanda. Fani yakomeje kubitekereza aravuga ati ese ubu ngubu koko mana yanjye ubuzima bwanjye ni ubuhe koko? Ubu se noneho ngiye kwerekeza hehe? Fani yahise abona yuko amafaranga yaje gushaka atazigera ayabona, noneho yatekereza ukuntu wa mugabo yari yabikajije cyane ashaka no kubishyira mu nzego z'umutekano, agatekereza ko no gufungwa nabyo biba bishobora gushoboka, maze ubwoba buramwica aravuga ati reka nitahire ntazanafungirwa muri gereza zinaha kuko ndabona ibyaho bitoroshye. Yahise afata urugendo maze ari mu nzira agenda ageze ahantu hamwe maze ashaka kwambuka umuhanda, ariko abona imbere n'inyuma haturutse imodoka nyinshi cyane. Yahise ahagarara atangira kuraranganya amaso iburyo n'ubumoso kugira ngo imodoka nizishirayo ahita yambuka, ariko atarambuka abona hari imodoka nziza cyane iturutse imbere, imugezeho irahagarara iparika hirya gato, maze uwari utwaye imodoka ahita atangira kumurembuza. Uwo wari utwaye imodoka nta wundi yari Edi, wari agiye kureba inyubako ye kuko bari bamuhamagaye bamubwira ko babibye. Icyo gihe rero kubona Fani yanga kumucaho maze abanza guhagarara kugira ngo babanze bavugane. Yakomeje kumurembuza ariko Fani akumva ko nta muntu utwaye imodoka waba umuzi cyangwa se wakwifuza kumuvugisha, maze arahindukira areba abantu bari begeranye akeka ko hari umwe muri bo wenda bari bari guhamagara, ariko abo begeranye nabo bakamubwira bati erega ntago ari twebwe ni wowe barimo guhamagara. Fani yakomeje kubishidikanyaho ariko ataragenda Edi we ahita ava mu modoka ye nuko aza amusanga, maze amugeze iruhande amuhereza ikiganza, ariko Fani we yakireba yareba n'ukuntu Edi ameze ari umusirimu akumva atinye no kumusuhuza.
yageze ahari kabonye ikiganza cya Edi ukuntu cyaheze mu kirere, maze nawe ahita amuhereza ikiganza cye barasuhuzanya. Edi ahita amubaza ati amakuru yawe, maze Fani aramubwira ati amakuru yanjye ni meza. Edi yakomeje kumwitegereza cyane, maze aramubaza ati ese nta hantu urimo kubona unzi? Fani aratekereza neza ati ndabona nkuzi ariko sindimo kwibuka neza ahantu nkuzi. Edi ahita amubwira ati njyewe ndakwibuka neza cyane, nigeze kuzana imyenda uyintunganyiriza aho wakoreraga, urabona utarigeze umbona na rimwe mu buzima bwawe? Maze Fani ati ubanza ko ari byo, manza ariho nakubonye, nabonaga hari ahantu ushobora kuba narakubonye ariko nyine simpite mbikura mu mutwe wanjye ngo bize. Maze Edi aramubwira ati njyewe rero sinshobora kubyibagirwa habe na rimwe, ntabwo nshobora kukwibagirwa niyo waba uri mu bantu benshi gute, nakubona nkakumenya. Nigeze kuzana imyenda yanjye ngo uyintunganyirize, icyo gihe harimo amafaranga menshi cyane mu ikote ryanjye ntabizi, gira amafaranga yenda kugera nko kuri miliyoni. Icyo gihe warayabonye ntiwayatwara maze urayabika, maze nje gutwara imyenda yanjye uhita uyansubiza yose uko yakabaye, nta n'igiceri na kimwe cy'atanu ukuyeho. Rero ibyo bintu byangumye mu mutwe, ntabwo nshobora kubyibagirwa. Edi akivuga gutyo noneho Fani yahise amwibuka neza cyane, ati yego koko rata, noneho ndakwibutse, noneho uzi ko mise nkwibuka neza cyane, hariya twakiraga abakiriya benshi cyane, guhura nabo nkahita mbamenya bose ntabwo bihita biza, umbabarire ntabwo nari nakumenye. Edi ati ntacyo, ntabwo nabikurenganyiriza, gusa njyewe ndakwibuka nahise ngufata mu mutwe, sinshobora no kukwibagirwa, nakunze ubunyangamugayo bwawe wanyeretse kuri uriya munsi, ni byinshi cyane wanyubatsemo kiriya gihe nubwo wowe utabizi. Fani ahita amwenyura ati ndumva warabifashe nk'aho ari ibintu bikaze kandi biriya ni ibisanzwe mu kazi, umuntu wese ni ukuri yabikora, gusa nanone ndabashimiye ko mwabizirikanye. Edi maze ahita amubwira ati nta kibazo Fani, it's okay. None se ko nagarutse kenshi aho wakoreraga sinjye mpakubona, bosi wawe akambwira ngo warigendeye wagiye gukorera ahandi, bimeze bite, usigaye ukorera hehe? Fani kumubaza icyo kibazo cy'ahantu asigaye akorera no kumubwira ngo bosi yamubwiye ko yasezeye akajya gukorera ahandi kandi amubeshya ari wamwirukanye, yumvise bimurenze yumva agiye no kurira. Maze Edi arabibona ko bimugoye cyane, ahita amubwira ati ese wanyemerera tukareka gukomeza kuganira ku muhanda, tukagenda tugashaka nk'ahantu twicara tukaganira, cyangwa se ukaza ukicara mu modoka yanjye akaba ariho tuganirira? Fani yahise amuhakanira amubwira ko ibyo byose bitashoboka, maze aramubwira ati muri ibyo byose nta na kimwe twakora. Edi ati kubera iki? Fani ati reba nawe ukuntu nsa, ndasa nabi cyane, nta hantu twajya nsa gutya, nta nubwo nakwicara mu modoka yawe kandi imeze nk'ukuntu njyewe meze, rwose ntabwo byaba ari byo. Fani yavugaga gutyo kuko yari yabyutse agahita yambara imyenda y'akazi, azi ko agiye kujya mu kazi nyine, hanyuma bagahita bamwirukana ataranahindura, ntibamuhereze n'umwanya wo kugira ngo abanze yitunganye ahindure, bakamwirukana shisha itabona. Maze Edi akibyumva arambwira ati witekereza gutyo, rwose ngwino mu modoka yanjye, njyewe nta kintu na kimwe bintwaye. Edi yahise amufashe igikapu cye maze baragenda bicara mu modoka. Edi aramubwira ati ibaze ukuntu naje aho wakoreraga nkajya mbabaza ngo wa mukobwa yagiye he, nyine nababwiraga gutyo kuko ntari nzi izina ryawe, nkumva birambabaje, nkumva nyine ntibikwiriye kuba wararinze ugenda tutaziranye. Maze Edi aramubwira ati gusa nyine naje kubaririza, bambwira ko witwa Fani, sinzi niba ari byo. Fani aramubwira ati nibyo ntago bakubeshye niko nitwa,
maze Edi nawe ahita amwibwira amubwira ati njyewe nitwa Edi. Edi yahise amubwira kandi ko yishimiye kumumenya no kongera kubonana nawe, ahita yongera aramubwira ati Fanny, nubwo nari mbonye bisa nkaho bikugoye bikanakujyana kure cyane, ariko mbwira wavuye gukorera hariya uhita ujya gukorera hehe? Nyine ndimo ndibaza nti ubu ngubu urimo kubarizwa hehe ko ntashaka kuzongera kukubura? Fanny aramubwira ati ntakubeshya ubu ngubu nta kazi mfite, nta aderese mfite, nanjye n'ahantu ndimo kubarizwa simpazi kuko naho ndimo kwerekeza ubu ngubu simpazi. Fanny yabivugaga n'agahinda kenshi cyane yenda no kurira. Edi ati Fanny, ushobora kuba uri kunyura mu bihe bitakoroheye, ariko nyine ntabwo ndimo gusobanukirwa neza, sinkumva. None se wasezeye hariya nta handi hantu ufite hafatika ugomba kwerekeza? Fanny ahita amubwira byose ntacyo amuhisha, aramubwira ati erega ntabwo nigeze nsezera, baranyirukanye. Aramubwira ati banyirukanye nzira kumenaho umukobwa amazi ntabishaka, nyine yari umukiriya w'imena wa hariya, nuko asanga nyine ndimo gukora amasuku mumenaho amazi bahita banyirukana. Edi ati si ibyumva, ubwo si uwo muntu wamennyeho amazi yagusabira imbabazi bakakureka ntibakwirukane? Ibyo byari ibintu bikomeye ku buryo banakwirukana. Iyo si agisida isanzwe, si ibintu bisanzwe bibaho? Fanny ahita amubwira byose ko ahubwo uwo mukiriya ari nawe wabyisabiye ko bamwirukana, ko ari nawe wabikomeje cyane, agashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo nyine yirukanwe. Edi ati sorry ni ukuri ku byakubayeho, none se nyuma yaho byagenze bite? Fanny aramubwira ati ndumva bino bintu kubivuga binteye n'isoni kuko nta n'umuntu ushobora gupfa kubyemera, kuko inshuro zose nirukanwa mu buryo budasanzwe butunguranye cyane mu bintu utabasha no gusobanura. Nk'ubu ngubu navuye hariya nibonera ahantu ku ishansi akazi k'ubuyede, none nabo babyutse banyirukana mu buryo butunguranye cyane. Kubera kutagira aho mba, niberaga muri iyo nzu nyine twubakaga, none ibikoresho byaho byabuze, banshinja gukorana n'abajura bahita banyirukana. Edi akimara kubyumva avuze gutyo yahise akonja, kuko yahise amenya ko nyine ubwo yakoreraga kuri ya nyubako ye. Edi yabitekerejeho yumva biramubabaje cyane, kuko yumvaga Fanny bamuhoye ubusa, bamurenganyije, kuko yari abizi neza ko atakiba cyangwa se ngo akorane n'abajura. Maze ahita atekereza kugenda akabwira Thomas bakamusubiza mu kazi kubera ko bamurenganyije, ariko nabwo yumva atari igitekerezo cyiza, kuko yatekerezaga ku kazi ukuntu kavuna, ukuntu ari akazi k'imvune nyinshi cyane. Maze yumva atagomba guhita abikora, ko agomba kubanza kuganira na Fanny we akumva ikintu abitekerezaho. Maze akomeza kumwihanganisha amubwira ati hangane ni ukuri ku byakubayeho. Maze yashize akanya aramubaza ati ubu ngubu se wahise upanga gukora iki nyuma y'ibyabaye? Fanny ati byanshanze ubu ngubu umutima umwe urambwira gusubira iwacu, maze ariko nagira aho nkumva nabyo atari byo, nkahita numva nashaka akazi ako ariko kose naho kaba ari akazi ko mu rugo. Edi abitekerezaho aramubaza ati ese hari ikibazo ako kazi nkaguhaye urumva hari ikintu byari bigutwaye? Fanny ati mwaba mukoze cyane, ni ukuri nanabashimira cyane, mwaba mumfashije. Edi ati nta kibazo, ku kazi njyewe ndakakwemereye ndakaguha. Maze ahita amubwira n'amafaranga azajya amuhemba. Fanny yumva ni amafaranga menshi cyane, kuko yumvaga nta n'umukozi wo mu rugo ukorera amafaranga angana nk'ayo ngayo. Bahise bagenda, ariko Fanny agenda yayura kubera inzara yaramaranye iminsi, kuko hari n'ubwo yararaga atariye, akararira amandazi gusa kugira ngo agire amafaranga azigama azabashe nawe kwikodeshereza inzu. Edi yarabibonye abona iyo nzara yose ingana uko, maze arabanza amunyuza ahantu kuri resitora ararya amera neza. Edi ahita yigira hirya gato yahamagara Thomas aramubwira ati ibyo bajura mwambwiye ukomeze ubyiteho bikurikirane, njyewe hari izindi gahunda zihutirwa mpise njyamo. Nuko aramubwira ati nari nakwemereye ko ngiye kubanza kuhanyura
ariko ntabwo bikibashije gushoboka. Thomas aramubwira ati nta kibazo kuko n'abajura tumaze kubafata turimo turabyitaho. Eddie yahise atangira ariko kumusomera maze aramubwira ati none se iby'umukobwa mwabyutse mwirukana bimeze bite? Ese ko mwamwirukanye mumuhora ubusa ukaba urimo kuvuga nuko n'abajura mwababonye, ubwo urumva ibyo mwakoze ari byo? Thomas ahita asaba imbabazi, agira n'ubwoba bwo kumva Eddie yabimenye, ahita amusezeranya ko agiye kumuhamagara maze akamugarura mu kazi. Eddie ati nta kibazo mwihorere, ibyo ngibyo ndaza kubyitaho, ariko ikindi gihe ntuzajya ujya kwirukana umuntu ujye ubanza utekereze kabiri kuko ntabwo uba uzi akamaro ako kazi kamufitiye. Maze Thomas akomeza gusaba imbabazi ati yego bosi, kandi ni ukuri ntabwo bizongera, urumva nanjye nari mfite uburakari bwinshi, nanjye nabikoze nk'ubutsi, gusa ibikoresho byose ubu ngubu byabonetse twabashije kubigaruza. Eddie ati mwagize neza kubikurikiranira hafi, turaza kuza kongera kuvugana nibinankundira ndibuze kuza kuhagera. Eddie yahise ava kuri fone gutyo maze ahita agaruka, nuko bahita bagenda berekeza iwe. Bageze mu rugo kwa Eddie, Fanny yabonye iyo nzu Eddie abamo maze arumirwa, yabonaga ari heza cyane hameze nk'ibwami. Yahise amwereka icyumba azajya araramo, atangira no kumwereka ahantu hose mu bindi byumba no mu gikoni, amubwira n'ibyo azajya akora byose. Ati hano mpaba njyenyine ariko na fiyanse wanjye akunda kuba ari hano, ndizera muzabana neza nta kibazo na kimwe muzigira mugirana. Akivuga gutyo wa mufiyanse we Soso yahise aza maze agikubita amaso Fanny ahita yikanga, ahita abaza Eddie ati iki kintu kivanye hehe? Eddie biramuyobera ati Soso ikihe kintu urimo kubona hano? Ahita avuga ati ndavuga iki gikobwa Fanny. None se ubwo ngubwo wowe rwose urumva kuba muri kumwe hano muri iyi nzu nta kibazo biguteye? Fanny ubwoba bwari bwamwishe, yibutse ukuntu yamwirukanishije nabi cyane. Iyo rwose aza kumenya ko ari we fiyanse we, nta nubwo yari kwirirwa aza aho ngaho, ntabwo yari kwirirwa aza muri iyo nzu iyo aza kumenya ko hari isano na rimwe riri hagati ya Eddie n'uwo mukobwa wasuzuguraga kubi. Soso yakomeje kumwitegereza cyane amuturuka ku musatsi maze amugeza ku mano, ahita abwira Eddie ati ntabwo ndimo kumva ukuntu uhagararanye n'icyo gikobwa gisuzugura kuba icyamenyeho n'amazi. Maze akomeza kumureba nabi cyane, ahita abaza Eddie ati ariko se uyu nguyu ntabwo mwibuka akora muri dry cleaner? Eddie ahita amubwira ati utambwira ko ari wowe wamwirukanishije Soso, ntabwo nabyemera ibi bintu, ni wowe wabikoze. Maze Soso atahe ndimo ndumva yakuregeye, n'ubu rero rwose nagende, amaso yanjye ndimo ndumva atarimo kwakira gukomeza kumubona aha ngaha. Eddie ati hangane kuko nta hantu noneho ari buze kuza kujya, ari bugumane natwe hano. Soso ati ntibishoboka, ntago rwose yahaguma. Yakomeje kwisararanga maze yitirira hejuru, hanyuma Eddie ahita afata akaboko Fanny ahita agenda amwerekeza mu cyumba cye. Fanny aramushimira cyane ati Imana iguhe umugisha ko wemeye kumfasha, gusa umukunzi wawe ndabona atanyishimiye. Sinzi impamvu anyanga, ni ukuri sinzi impamvu anzira cyane, mba mbona wagira ngo sinzi ikintu twapfuye, ariko njyewe ntacyo nzi, ntabwo nzi impamvu akomeza kunyereka ko atanyishimiye. Maze aramubwira tukomeze umusabira imbabazi, umwumwirire ko kumumenaho amazi ntabishakaga, ntabwo ari ibintu nari nateguye, ni impanuka yambayeho, nanjye ni ukuri ntabwo byanejeje ibyo nakoze, gusa nyine umusabira imbabazi wenda kuko wowe uri umukunzi we, wenda araza kuza kukumva. Eddie aramubwira ati humura Fanny, ndagerageza kumuturisha. Eddie yahise agenda maze asanga Soso yarakaye cyane, atangira kumubwira ati ngaho mbwira
ese bisobanuye iki kuba ibitekerezo byanjye bitakigira agaciro imbere yawe? Kuki niba ngusabye ko asubira iyo avuye wumva ari ibintu bikomeye cyane utabikora? Edi aramubwira ati nta hantu na hamwe erega yajya kandi nta n'ahantu afite ho kujya. Maze Suso aramubwira ati ariko ibyo ntabwo bitureba, kuba adafite ahantu ho kujya ntabwo ari ibintu twebwe bitureba. Ubu se ni ukuvuga ko uzajya ugenda ukararuza abo ubonye bose batagira iyo baba maze ukabazana muri iyi nzu kugira ngo tubahe icumbi? Edi ati ariko kuri Fanny biratandukanye cyane. Watumye abura akazi ke baramwirukana, umusabira kwirukanwa, maze ava hariya hantu yakoreraga kandi ni naho yabaga, niho yararaga, niho ubuzima bwe bwose bwari buri. Reka byibuze tumufashe abanza abona icyerekezo cy'ubuzima. Soso ati simbyumva, ntabwo ibyo bintu twabikora rwose. Iby'icyerekezo cy'ubuzima bwe se bikurebaho iki? Ubuzima bwe se urabushinzwe? Edi ati Soso mbabarira, ibi bintu ntidukomeze kubivugaho cyangwa se ngo tubipfe, kuko uriya mukobwa ntabwo ari buve hano uko byagenda kose. Nigeze kumukubwira nkubwira ukuntu yansubije amafaranga yanjye hafi miliyoni, kandi niyo ayijyanira sinari kubimenya, nta kintu na kimwe nari kumenya. Rero reka byibuze mwiture ubwo bugwaneza yanyeretse. Soso atasi ndambiwe ukuntu nakomezaga kumva umutakagiza nk'aho ari we mukobwa ufite umutima muzima usigaye muri iyi si. Ibyo yakoze si urumva birenze ku buryo nta wundi muntu wabikora, ku buryo wajya ukomeza kumutakagiza? Ubundi ubwo busa bw'amafaranga yagusubije nibwo bwatuma ukomeza kumugirira impuhwe yo gukomeza kumuririmba? Edi akomeza kumva Soso ibyo avuga. Ati Soso ibintu ni bibiri, ngiye kumuha amafaranga angana n'ayo yansubije, agende ashakamo inzu yikodeshereze, ashakemo n'ikindi kintu azajya akora, cyangwa se agume hano tumuhe akazi ko mu rugo tujye tumuhemba, tumufashe kugeza igihe azagwiriza amafaranga yabasha gutuma nawe hari ikintu yakimarira. Soso yarabyumvishe maze aravuga ati yibaza ariko ngo tumuhe amafaranga yenda kungana na miliyoni yose, tuyamuha se kubera ko yakoze iki? Nuko Edi ati ubwo rero nyine nawe hitamo ikikoroheye kurenza ibindi byose. Soso noneho yahise atuza maze aravuga ati ngaho nta kibazo, reka tumuhe akazi azajya agakora maze tuzajye tumuhemba. Ubwo ntayagwiza nyine azahita yibwiriza maze agenda ajya gushaka iyabo. Maze Edi aramushimira ati urakoze cyane kubyumva ni ukuri ukanabyemera. Fanny yiriwe aho ngaho maze ku mugoroba batangiye gufungura. Edi abaza Soso ati Fanny ari hehe ko ataje hano ngo dufungure? Soso aramubwira ati simbizi, gusa yambwiye ko akunda kurira mu cyumba cye. Nta mpamvu rero zo gukomeza kubitekerezaho ibyo ngibyo. Fanny ntabwo ari kwirirwa aza aho ngaho kuko Soso yari yamuhaye gasopo, yamubwiye uko agomba kwitwara aho ngaho, yari yamubwiye ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora. Edi nawe yarabyihoreye ntiyabyitaho cyane, maze mu gitondo Fanny abyuka kare cyane azindutse, akora imirimo ye yose arayirangiza, maze abonye byose birangije hakiri kare atangira gutekereza ku kindi kintu yakora. Arebye imodoka Edi yagenderagamo abona ntabwo isa neza, maze nayo ahita atangira kuyoza. Edi yabyutse ajya mu kazi, imodoka Fanny yayirangije kuyoza isa neza cyane irabagirana, maze aramubwira ati imodoka yanjye rero nyijyanira mu Kinamba, wowe uzajya wita ku bya hano mu rugo gusa, hanyuma iby'imodoka ubyihorere. Fanny aramubwira ati ariko nta kibazo numva kibirimo kuko nayo iba hano mu rugo kandi ndumva nayo iri mu nshingano zanjye. Edi ati oya Fanny ntuzabyongere, gusa nyine ndagushimiye kuko wayogeje neza cyane. Fanny nawe aramubwira ati murakoze. Hanyuma Edi ati uzajya wita cyane ku bya hano mu nzu no mu gikoni, imyenda yanjye yo uzajya umesa mikeya, ibi nyitwara ahantu nyine bayintunganyiriza nk'uko twajyaga tuyizana hariya. Hanyuma iby'imodoka yo nabyo uzabyihorere kuko menyereye kuyijyana mu Kinamba.
Ibyo byose bavuganaga Soso yarabirebaga arimo no kubyumva, maze bitangira kumutera umujinya, ahita ahamagara Eddie ngo nagaruke hari icyo ashaka kumubwira, maze atangira kumusobanurira ati uriya mukobwa mama muvugana iki? Eddie ati kuvugisha umuntu wumva harimo ikihe kibazo, gusa Fanny ukwiye kujya umwigiraho ibintu byinshi cyane, ugomba kujya umwegera mukanaganira kuko hari ibintu byinshi wamwigiraho, maze Soso biramurakaza ati buriya ni ikihe kintu utekereza ko namwigiraho? Eddie arambwira ati Soso, ubuzima bwiza si ukuba ufite amafaranga ngo ujye urya gusa uryame, ntabwo ibyo ngibyo bihagije, ubuzima burenze ibyo ngibyo, kuba mwiza ukagira umuntu ubera mwiza nibura niyo wamubera mwiza gake cyane, umuntu mubana cyangwa se uwo muhura mu buzima bwa buri munsi, uba ugomba kumwereka umutima mwiza, byibuze birahagije ngo umuntu abe mwiza kurushaho. Ibyo rero ugomba kubyiga kandi niba udafite ahandi hantu wabyigira uzegere Fanny, nzi neza ko uzabimwigiraho. Soso yahise ababara cyane ati nta soni ari kuguhungeranya n'umukozi, ubwo ngubwo ushatse kuvuga ko njyewe ndi umuntu mubi, ndi gashoza ntambara, ndi uwo guteza ibibazo gusa, nta kindi kintu nshoboye. Eddie ntiyamusubiza maze ahita yigendera. Soso yasigaye aho ngaho n'umujinya mwinshi avuga ati nta nubwo nzongera kuva hano, ntabwo nzagenda, nzongera kuva hano ari uko kiriya gikobwa cyagiye kitagihari. Kuva icyo gihe yatangiye gutoteza Fanny amubwira ati waje kwiyorobeka hano kugira ngo ujye wigira mwiza, wiyereke Eddie ko uri umuntu mwiza maze agukunde, kandi ntabwo uzabigeraho. Fanny yatangiye kujya atotezwa ariko akihangana, atangira no kunanuka cyane kuko hari n'igihe Soso yamwimaga ibyo kurya, maze Fanny ariko akihangana ntanabibwire Eddie kugira ngo atabateranya, kuko yumvaga agomba kuzitwara neza uko ashoboye kose, ntazigere agira n'ikibazo na kimwe ateza muri urwo rugo. Eddie ariko yarabibonaga ko yananutse cyane, ariko Fanny agakomeza amubwira ko ameze neza ko na Soso nta kibazo na kimwe bajya bagirana. Eddie yatangiye noneho kwiyemeza kujya bacunga, maze atangira no gushaka uburyo yazajya agenda yinsitara kamera ahantu hatandukanye. Rimwe Eddie ari n'umugoroba mbere y'uko ajya mu kazi, yagiye kumukomangira kugira ngo aramuhaye amafaranga ye, maze akigera imbere y'umuryango we yumva apfukamye arimo gusenga ashimira Imana ko yabashije kongera kubona byibuze ahantu aba, maze akabona n'akazi. Icyo gihe yakomeje no gusenga asabira Soso ngo Imana izamuhe guhinduka abe umuntu mwiza, nawe yigiremo urukundo areke kwirata no gusuzugura abakene. Yakomeje kumusengera amusabira cyane ngo Imana imuhe guhinduka, maze umunsi umwe nawe azagire umutima mwiza. Yakomeje gusenga cyane ariko noneho ageze kuri Eddie ntiyarekeraho, yakomezaga kumusabira umugisha mwinshi ku Mana ngo Imana ikomeze imwagure mu byo akora byose, ngo ikintu cyose azajya akozaho ibiganza bye Imana ijye ikomeza igihe umugisha. Nuko akomeza kumusengera ngo Imana ikomeze kumurinda, arambire kubona ibimushimisha, maze azaguke agwize umuryango umukunda n'ibindi byinshi cyane. Eddie yarabyumvise maze biramurenga, ntabwo yari azi ko hashobora kubaho umuntu umuzirikana gutyo mu isengesho rye. Eddie yakomeje kumwumva maze birangira yisubire n'inyuma, ntiyamukomangira, aramureka ngo yiryamire. Mu gitondo Soso yabyutse amwaka amafaranga, noneho amusaba n'amafaranga menshi cyane, amubwira ngo afite ikirori we n'izindi nshuti ze z'abakobwa, ngo wari buze kuza kujya ahantu muri pati. Maze Eddie aramubwira ati ayo mafaranga urimo kunsaba ntayo mfite. Nuko aramubwira ati amafaranga yose mfite hari indi mishinga nayapangiye. Muri icyo gitondo we na Soso n'ubundi babyutse baserera batabyumvikanaho, Soso akomeza kumusaba amafaranga menshi cyane ariko Eddie we akomeza kuyamwima. Byageze aho Eddie yigira mu kazi, kandi uwo munsi yagombaga
no kugera mu rugo atinze cyane. Nubwo yageze mu rugo atinze ariko yasanze n'ubundi Soso ntawe uhari. Yageze mu rugo mu ma saa tanu z'ijoro hafi saa sita maze atungurwa no kubona Soso ntawe uhari. Yatangiye kwibaza aho yaba yagiye atamubwiye maze biramuyobera. Yatekereje ko wenda yaba yagiye iwabo ariko yumva nabyo ntago yabikora atabimubwiye. Yahise amuhamagara kuri telefone ye ariko yumva ntago irimo gucamo. Yahise abaza Fanny igihe aherukira kubona Soso maze amubwira ko amuheruka kumubona mu gitondo. Bagumye aho ngaho akanya gatoya bategereje ko wenda ashobora kuza, maze bagiye kubona babona Soso araje ariko aza yasinze cyane no guhagarara neza ngo akomere atarimo kubibasha. Yari yasinze yabaye ibyatsi, arimo no kuvuga ibigambo biteye isoni ku buryo Eddie yabyumvaga akumva ashatse no kwipfuka amatwi. Nta n'akanya karashira Soso yahise atangira no kuruka cyane ku buryo buteye ubwoba. Eddie byamuteye umujinya maze ahita amufata amujyana mu cyumba cye kumuryamisha. Fanny wari wabonye ukuntu Soso yahindutse yiyanduje ahantu hose ahita abwira Eddie ati ntago yaryama yambaye iyo myenda imeze uko. Ahita agenda afata amazi arayashyushya, ahita atangira kugenda amuhanagura amukuramo n'imyenda yose yari yambaye maze amukorera amasuku, ubundi amwambika indi myenda imeze neza, ubundi aramworosa ngo asinzire. Eddie yarabibonye abona ukuntu Fanny arimo kumufasha n'umutima mwiza cyane, atari nawe ubimusabye byibuze ngo abikore ari we ubyibwirije. Abona ukuntu arimo kubikorana umutima w'urukundo n'ukuntu Soso yirirwa amufata nabi, maze abona ku isi ya Nyagasani abantu bafite umutima mwiza nk'uwa Fanny ari abantu bake cyane. Yakomeje kubyitegereza maze yumva ibyo bintu biramurenze. Hashize akanya maze nabo bahita bajya kuryama, maze mu gitondo bakangutse baraza bose ariko babona Soso we aracyasinziriye. Fanny ahita abaza Eddie ati ubwo se buriya ni ugusinzira gusa cyangwa hari ikindi kibazo yagize? Eddie ati njyewe ndatekereza ko ari ibitotsi nta kindi kibazo yagira. Maze Fanny ati njyewe mfite ubwoba, numvise hari ukuntu bavuga ngo umuntu waraye anyweye inzoga nyinshi cyane ashobora kubyuka afite isukari nkeya maze agacika intege cyane akajya muri koma, abantu bagashobora gukeka ko ari ugusinzira kandi afite ikibazo. None buriya nawe byaba byamubayeho koko? Eddie ati hoya, ibyo se byashoboka gute kandi biba ku muntu uba udaheruka kurya? Rero ntago nkeka ko Soso yanyweye ziriya nzoga zingana kuriya kose nta n'ikintu yariye. Maze Fanny ati wenda yari yariye ariko twibuke n'ukuntu yarutse cyane rwose ku buryo buteye ubwoba, nawe rero icyo kibazo ashobora kukigira. Eddie yabyibutse ati yego koko ndumva impungenge zawe zifite ishingiro. Fanny none ahita agenda maze afataga arayitosa, arangije agenda yimukozaho kugira ngo babone ko ari ugusinzira cyane cyangwa se nibabona yagize ikibazo bahita bamwirukankana kwa muganga. Agitangira kumukozaho iyo ga ariko yari itose, Soso yahise akanguka maze akangukira ibirere. Noneho atangira no kuvuza induru abonye ari Fanny wamukoragaho, maze ahita avuga ati mana yanjye ibi koko ni ibiki? Yahise ahamagara Eddie ngo naze amutabare ati ngwino undebere iryo ngushije, ngwino rwose urebe. Eddie yaje afite ubwoba bwinshi cyane azi ngo wenda hari ikintu abaye, maze ariko akihagera Soso ahita atangira kumubwira ati ngaho ngwino undebere kino gikobwa kintujejeho ibitoki byacyo, ndebera ni ukuri ubu ngubu se niba nyanduje ibirwara? Eddie arumirwa ati nta soni, ngagukozeho ngakwanduje ibirwara? Ese umuntu niwe waraye kwitaho ijoro ryose agukarabya agira ate? Kandi yabikoze ku bushake bwe nta nubwo nari nabimusabye kubikora, none nta soni ngo arakwanduza ibirwara, ahubwo niwe wabimwanduje. Eddie byakomeje kumutera umujinya ahita afata Fanny akaboko ngo bisohokere, maze undi nawe asigara aho ngaho ashakisha sanitizer ngo atangira yipfiriza ahantu hose kubera ko yumvaga bamubwiye yuko Fanny yamukozeho kandi yangaga abakene kubiyanga n'abakozi bo mu rugo ko babasuzugura. Fanny na Eddie bo bageze hanze
maze Edi aramubwira ati Fanny nta burenganzira na buke Soso afite bwo kugufata nk'uko agufata, nkeka ko unyura muri byinshi nubwo utajya ubimbwira, ngaho isubirire mu kazi kawe kandi ujye ukomeza wihangane, wenda igihe kimwe nikigera nizeye yuko azahinduka. Fanny nubwo Soso yarabyutse amutuka cyane akanamusuzugura ariko nta kintu byigeze bitwara cyane, byarangiriye aho ngaho. Nuko bari yasinze kandi Edi ntago yigeze abigira intambara, ntago byigeze bikurura intonganya, ubuzima bwarakomeje. Muri iyo minsi ku mugoroba umwe Edi yatahanye ambaraje ebyiri, ahita abwira umukunzi we Soso ati ejo ni isabukuru yanjye, njyewe rero urabizi ko ku isabukuru yanjye ntungura abantu mbere y'uko bantungura. Ahita ahereza ambaraje imwe Soso, ariko Soso afata nkaho ntacyo bimubwiye, ayirambika mu ntebe ati ndaba nyifungura, maze ubundi akomeza chat ze muri telefone ye. Edi yarabibonye baramubaza ati ariko se Soso nta na Messi koko? Soso ati sorry harya ntabyo nakubwiye, urakoze cyane ni ukuri nari nzi ko nabivuze. Edi byakomeje kumubaza ariko ntiyagira icyo abikoraho, maze ahita ahamagara na Fanny ati Fanny ngwino hano nkubwire. Fanny yahise aza maze Edi ahita amuhereza ya envelope yindi yari isigaye aho ngaho ati nakuzaniye impano nawe Fanny, ejo ni isabukuru yanjye y'amavuko, rero nifuje nawe kuguha gift. Fanny kumva ibyo bintu byaramurenze maze atangira no kurira. Edi ahita ahaguruka aramubaza ati ujijwe n'iki? Impano yanjye ntabwo yishimye, ntabwo uyishaka. Fanny ati oya si kutayishaka cyangwa se kutayikunda, ahubwo urantunguye cyane, ntunguwe no kubona umukoresha ahereza gift umukozi we. Urakoze cyane ni ukuri kandi binkoze ku mutima, Imana iguha umugisha kandi nkwifurije isabukuru y'amavuko nziza. Imana ikomeze iguhe ubuzima buzima, maze ibyiza byose wifuza kuzabonesha amaso yawe izabiguhe, izagukubira inshuro 1000. Edi nawe ibyo bintu byamuteye emotion, ariko yirinda kuvuga byinshi, ahita avuga ati amen, Imana yumva iryo sengesho ryawe Fanny, kandi nizeye yuko impano nguhaye iri buze kuza kugushimisha. Soso noneho ya telefone yari yayivuyemo arimo abitegereza, maze ahita agira umujinya, ahita yihagurukira, ahita agenda na telefone yayisiga aho ngaho. Fanny nawe yahise afata ya envelope ye maze arigendera. Edi nawe asiga aho ngaho byamucanze, yibaza ikibazo Soso yaba ahise agira, maze ahita ajya kumukumangira mu cyumba cye ariko yanga kumufungurira. Edi yahise agaruka yicara aho ngaho maze akomeza kwibaza ku myitwarire ya Soso, kuko yabonaga Soso yaranze guhinduka neza neza, ahubwo aho kugira ngo ahinduke akomeza no kugenda azana indi mico mibi mishyashya. Akicara aho ngaho arimo kwibaza kuri Soso byamucanze, Fanny yahise agaruka maze aramubwira ati boss, iriya kanzu mwampaye ni nziza cyane, irankwira neza wagira ngo mwayimpimye, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Maze ahita yongera arigendera. Edi nawe aramubwira ati nukuri urakoze gushima. Edi akomeza gutungurwa no kubona ukuntu Fanny byamushimishije no kubona ukuntu azirikana. Yakomeje kwiyicarira aho ngaho, maze hashize akanya Soso ahita amusanga ariko yarakaye cyane, amubaza shop yaguriyemo impano yamuhaye. Edi arayimubwira, maze ahita amubaza na shop yaguriyemo impano yahaye Fanny. Maze Edi aramubwira ati ariko se Soso, ibyo bibazo byawe ni bwoko ki? None se urumva nari kuva muri shop imwe icuruza imyenda nkajya guhahira mu yindi kandi yose ari imyenda nashakaga? Soso yahise ababara cyane ati usigaye ungereranya n'umukozi ukaduhereza impano waguriye ahantu hamwe, ubwo si njyewe nawe dutandukaniye hehe? Edi ati Soso, sinzi ibintu bisigaye byaraguteye. Maze Soso aramubwira ati ahubwo ni wowe byateye, gute umukunzi wawe n'umukozi bafata kimwe? Edi ati ariko sinabafashe kimwe kuko mu iduka nawe urabizi baguriramo ibihenze n'iby'amake rwose, niba aricyo kibazo ufite
gikomeza kuguhangayikisha. Soso ati noneho nakumva niba wenda wamuguriye ibiciriritse, ariko ubutaha uzajye umbwira tujyane nihitiremo, ngufashe no guhitiramo impano umukozi wawe. Rero nuzajya wumva ushaka kumuha impano, uzajye umbwira tujyane. Nuko Edi wari usanzwe n'ubundi acisha makeya, aramubwira ati niba wumva aribyo byaba byiza kurushaho, nta kibazo nzabikora. Bahise noneho biyunga, maze batangira no kuganira, noneho baraseka, maze Soso ahita amubaza n'iby'ubukwe aho bigeze, maze Edi aramubwira ati ni ukuri nkeneye ikindi gihe gitoya, ndi bize cyane muri iyi minsi, hari ibintu byinshi ndimo gukora, rero wakihangana bikabanza bikarangira. Maze Soso ahita arakara ati njyewe simbyumva, kubera iki buri munsi igihe twihaye cyo gukora ubukwe kigiye kugera utangira kubisunika ugatera ipine, ese ibyo ngibyo bizarangira ryari? Maze Edi aramubwira ati ukuri nyihanganira, ndagerageza noneho ibi ngibi nibivamo ibi ngibi ndimo, tuzahite dupanga iby'ubukwe bwacu. Soso yaramwumvishe, maze n'ubundi bakomeza kuganira, ntibongera guterana amahane cyane. Soso acisha makeya bakomeza kumvikana, maze umunsi wabo ugenda neza. Muri iyo minsi ariko noneho Soso yari yararakariye Fani cyane, kuko ikanzu bari bamuhaye yari yamuteye umushiha mwinshi, akomeza kumufata nabi ku buryo buteye ubwoba. Ibyo yarabibonaga ariko agakomeza kwihangana akiyumanganya, kuko ibyinshi yabiboneraga kuri kamera, kandi Soso ntabimenye yuko byose Edi aba yabibonye. Gusa igihe kimwe yaje kwitegereza neza mu nzu, maze abona harimo izo kamera, ariko igipande kimwe akabona ntazirimo. Noneho yajya ajya guhohotera Fani, akamuhohotera bari ahantu hatari kamera. Muri iyo minsi Edi wari waraketse ko nyine hari ibintu byinshi Soso akorera Fani atamenya, kandi ashaka kubyibonera n'amaso ye, nta wundi muntu ubimubwiye. Icyo gihe yari ari mu rugo, ariko Soso atabizi, azi ko yagiye ku kazi, kuko yari yumvishe asohora imodoka. Nyamara mu kugaruka ntawe yigeze azana, yinjiye nta muntu n'umwe ubizi. Icyo gihe yagiye kumva yumva Soso agiye kureba Fani, maze aramubwira ati mpereza ya kanzu Edi aherutse kuguha muri gift. Fani abanza kuyimwima, ariko Soso ati nutayimpa ku neza ndayifata ku nabi, kuko ndayizi neza narayibonye, gutatinyuka kuguhereza ikanzu ihenze nk'iriya koko, rwose yizana uyimpereze nta kindi gusaba. Fani yabonye gukomeza kuyimwima atari buze kuza kubishobora, maze arayimuhereza, maze akiyimuha Soso arisetsa aramubwira ati uko ngiye gutwika iyi kanzu, nutava muri uru rugo nawe niko nzagutwika. Yahise ayifata, maze arayirambura neza, maze ahita azana nawe ya yindi bamuhaye, aravuga ati Edi ngomba kumwereka ko yakoze ubuswa, ntago nciriritse nkawe, ajya ajya kukugurira mu maduka aciriritse nk'uko wowe uciriritse. Nuko ahita avuga ati iyi myenda uri kureba hano imbere ntabwo izongera kubaho, nta nubwo tuzongera kwibuka ko yabayeho. Yahise ajya kuzana esansi ngo ayisuke hejuru maze ayitwike, maze agarutse asanga ya makanzu yose Fani yayafashe. Ati ndakwinginze witwike izi kanzu, iyi niyo kanzu nziza ya mbere ntunze kuva navuka, n'iyo yawe ndabizi yankwira y'imihere niba utayishaka. Soso ati nyiguhera iki? Mpereza vuba cyangwa se ngo usuke iyi esansi nawe ngo utwike, ngo ushiririze, maze niba ugira ngo ndimo gukina, byose uze kubyibonera n'amaso yawe. Fani ati ndakwinginze witwike impano za Edi yaziduhaye azikunze, yabiteguye yabikuye ku mutima. Mbabarira yinkwikira ikanzu, wenda iyawe yitwike, ariko iyanjye uyireke. Ngusezeranyije ko nta na rimwe nzigera nyambara niba utabishaka. Soso ati none ninyikurekera ntuzanayambara uzayimarisha iki? Fani ati kuyireba byonyine gusa bikanyibutsa impano
Eddy yampaye ku nshuro ya mbere bizanshimisha kurenza uko nayambara nkajya mu muhanda. Soso ahita arakara cyane ati ibyo ngibyo urimo kuvuga byo gushaka kumwibuka iteka no kumutekereza nibyo ntashaka, ngaho se hita uyimpereza vuba. Fanny ati byibuze zana iyo fone yawe ufate agafoto uzakanyoherereza umunsi nanjye nzaba mfite telefone ifotora, byibuze nzabika iyo foto. Soso ati wikomeza kuntera iseseme ntereza se. Bahise bazirwanira maze Soso birangira azimwatse burundu, ahita azisukaho esansi maze atangira kuzitwika. Fanny yararize cyane maze zirashya, akiri mu kurira akomeza kumwinginga amubwira ati Soso ibintu ukoze ni ibiki? Maze Soso aramubwira ati ibi ngibi nkoze rwose nta muntu n'umwe uzigera abimenya kuko mu hantu hose Eddy yashyize kamera, ahangaha ndabizi neza ko ntayihari. Maze ahita atangira gufotora ati reka nze mfate videwo ndamubwira yuko ari wowe wazitwitse, maze rero baze no kuza kukwirukana. Sinkigushaka hano rwose wa gikobwa urandambiye, naguhohoteye uko nshoboye kose ngo ugende ariko waranze. Uyu munsi ariko urabeshyira ubusa, uraza kuza kuhava kuko ibi bintu ntabwo uri buze kuza kubikira. Fanny yakomeje kurira aramubwira ati Soso unkorere ibyo ushaka byose ni akazi kawe, wambeshyira uko ushoboye kose, wampohotera uko ushoboye kose, ariko Imana nzi neza ko ariyo mucamanza utabera byose birimo kubireba. Rero njyewe nta bwoba mfite nta n'ubwoba unteye. Soso acyumva Fanny amubwiye gutyo arababaye, ashaka no kumuhirika muri uwo muriro, ariko Fanny ahita yirukanka maze arigendera. Soso asigara aho ngaho n'umujinya mwinshi cyane. Byose birangiye za kanzu zirangije gushya, Soso yahise amubwira ko agomba kuhakora amasuku akanahakoropa, maze Fanny nawe ahita abikora, ariko arimo kuhakora isuku arimo kuhakura ahita abona harimo agace k'umwenda ka ya kanzu nyine katahiye neza ngo karangire, maze bihita bimushimisha cyane, ahita agafata aragahanagura neza, ahita agasoma maze arangije arakabika. Byari byamushimishije cyane arimo guseka wagira ngo ni ikintu gikomeye cyane abonye. Eddy ibyo byose yabireberaga mu idirishya ari mu marido, ariko noneho kubona ako gapande ukuntu gashimishije Fanny, kwihangana biranga yumva biramurenze, maze amarira azenga mu maso ye, ariko akomeza kwiyumanganya ntiyigaragaza, akomeza kwihisha, nuko ntihagire umuntu n'umwe umubona. Muri icyo gihe ku mugoroba Eddy yacunze bose bari mu byumba byabo, maze amera nkaho aribwo yinjiye, maze Soso amubonye arikanga ubwoba buramwica ati sheri ntumbwire ko wahoze hano. Eddy ati oya ntabwo nahoze hano, nje none hanje mu kanya, nuko imodoka yanjye yagize ikibazo nkaba nyisigiye umukanishi, rero nibwo nkiza ahubwo sinzi impamvu mutanyumvishe nza mfungura kuri gate. Maze Soso ahita yiruhutsa maze aramubwira ati ntakubeshye njyewe nari ntangiye kugira ubwoba. Maze Eddy ati ubwoba bw'iki se kumbona nje hano mu rugo biteye ubwoba? Soso atari kuzi kubona umuntu utegeze umwumva yinjiye biba nyine biteye ubwoba, none si uza kumbwira nkaba naje kukudepana. Eddy ati nta kibazo erega, icyangombwa ni uko mpageze, gusa ndananiwe cyane, ariko nubwo naniwe hari ikirori tugomba kujyanamo kuri uyu mugoroba, kandi nkeneye ko tugenda wambaye yakanzu nonetse kuguha muri gift. Soso akibyumva yatangiye kwiriza ati mana yanjye kuki koko, kuki wongeye kunyibutsa iby'iyi kanzu? Maze Eddy aramubaza ati kubera icyo urimo kuvuga gutyo? Soso atuzi ibintu se Fanny yayikoreye, none se uzi ko yayitwitse? Eddy ati ngo iki? Soso ati uriya mukobwa wazanye ntago umuzi, ni ukuri ni umugome nyine, yagize ishyari, yangiriye ishyari ko waduhaye twese gift,
maze ngo we ngo ukamugurira iya makeya iciriritse y'abakozi maze njyewe ukampereza ihenze cyane, nibyo nyine byamuteye umutima mubi maze ahitamo kuzitwika, atekereza ko n'iyo wamuhaye nayo yayitwitse, zose yayitwikiye hamwe, ni umugome cyane, sinzi ukuntu namukubwira. Eddie ati ibintu ntabwo ndimo kubyumva Soso, ntabwo bishoboka, gute Fanny yakora ibintu nk'ibyo? Soso yahise akuramo fone ye maze amwereka videwo zirimo gushya za kanzu zose, ati dore nanjye nabibonye zose yarangije kuzitwika, nta n'ikintu na kimwe nabasha kubikoraho, nahise gusa mfata kano kavidewo byibuze ngo nze kuza kubikwereka. Eddie ati mpamagarira Fanny aze hano. Fanny yahise aza n'ubwoba bwinshi cyane kuko yari azi neza ikintu gitumye bamuhamagara, yari abizi neza ko Soso amaze kumubeshyera, maze Soso akimukubita amaso ati Fanny umbabarire, ni ukuri gukomeza kuguhishira byananiye, ni ukuri ibintu wakoze bitumye Eddie arakara cyane, byamurakaje, nanjye kandi ndumva byandakaje, ndumva nta n'imbabazi naguha, ibyiza wambabarira ukazinga ibyawe byose maze ukamva mu maso, kuko ubona birimo kuntera satani. Maze Fanny ntiyagira byinshi avuga, ati nta kibazo niba ari byo mwifuza, reka nzinga ibyanjye byose nigendere. Eddie yatangiye kwitegereza Fanny cyane, ati Fanny nguki ngo ugiye kugira ute? Fanny ati ndashaka kwigendera nkazinga ibyanjye byose nkava muri uru rugo, kuko sinshaka gukomeza kuba imbarutso y'intambara zikomeza kuba aha hantu, rwose naje kuba hano nje gukora akazi, ntabwo nari nzi ko hazakomeza kujya havuka ibibazo, rero njyewe mpisemo kwigendera, kandi ni ukuri nimumbohore ngende kuko ndabona nta kindi kintu gisigaye. Maze Eddie aramubwira ati ariko se Fanny uzahora wemera kugirirwa akarengane kugeza ryari? Hari ibintu byinshi cyane ngushimira, ariko gukomeza kurenganywa ukabyemera byo rwose ntabwo mbigushimira habe na gatoya. Ugomba no kwiga gutinyuka ukirwanirira, ukerekana ko urengana ukabigaragaza, ntukomeze gutuma abantu bakomeza kugufatirana. Soso akomeje kumva Eddie avuga gutyo, ahita avuga ati ngaho none se ubwo ushatse kuvuga akarengana, ushatse kumpindura umubeshyi? Kuri iyi nshuro natagenda njyewe ndagenda, dore aho nahereye rwose njyewe ndarambiwe, ntabwo nakihanganira ibintu yakoze, ukuntu iriya kanzu nayo nayikunze cyane, ukuntu ariyo gift nari nakunze mu zo wampaye zose, none ukaba ureba ibintu yakoze ukaba ushaka no kumwihorera, ese ubwo mfata ute? Ubundi ubwo ni akahe gaciro umpereza? Eddie acyumva Soso atangiye kwiriza, kwihangana byaranze, ashaka no kumukubita urushyi, arambwira ati nihanganye kenshi gashoboka, ariko aho bigeze ari njyewe ndananiwe, nibwiraga ko uzahinduka, ariko ibyo wakoze uyu munsi byandenze, nakuburiye n'igisobanuro, newe niba uri umuntu cyangwa se niba nagushakira irindi zina. Umutima mubi, ishyari, urwango, ubwirasi, ubugome, uburyarya, kubeshya, ubucakura n'izindi ngeso mbi ntarondora, byose byarakumunze. Narakwihoreye ngo igihe gihagije ngo uhinduke, ntako ntagize, narakwihanganiye ariko ntabwo wigeze uhinduka, narakurwaje ntako ntagize, none aho bigeze ndananiwe. Eddie yahise avuga ukuntu yamaze akanya ari aho ngaho arimo kubitegereza, ko ibyo bakoze byose yabirebaga, ko ibyo baganiriye byose yabyumvaga, maze ahita afata na videwo ahita yerekana, maze Soso yenda nko kwikubita hasi, yenda no guhera umwuka neza neza. Yatangiye gusaba imbabazi maze avuga ko byose yabitewe n'ishyari n'urwango yari afitiye Fanny, kuko ngo yatangiye kumwanga umunsi wa mbere Eddie yazaga amumushimira, amubwira ko yabonye umukobwa we kataraboneka wemeye kumusubiza amafaranga menshi cyane, maze avuga ko ibyo ari byo byatumye atangira kumwanga,
akemeza no kumwirukanisha, maze Eddie amubwira ko amubabariye ariko ko kumubabarira bitamuha amahirwe yo kugira ngo bongere gukundana. Aramubwira ati kandi Fanny ararengana, ataranaza utaranamubona n'ibyo ngibyo byo kunsubiza amafaranga bitaranabaho. Wari usigaye ufite imico mibi myinshi cyane, wari warahindutse ntazi ukuntu umeze, nkomeza kuguha amahirwe yo kugira ngo wikosore ariko biranga neza neza, ahubwo buri munsi ukagenda wiga imico mibi myinshi maze nkakureba nkakuyoberwa. Soso ati ni ukuri ndakwinginze mbabarira kandi ndabizi urankunda cyane, ntabwo twatandukana gutya twendaga no gukora ubukwe. Eddie ati nta rukundo rwanjye rundi wabona, kugukunda cyane byatumye wumva ko bigomba kuguha amahirwe yo kwitwara uko wiboneye kuko wumvaga ntashobora kukwanga. Urukundo rwanjye watesheje agaciro, unyiyereka wese uko uri, nanjye ndagenda ndabihirwa, utuma urukundo rwose nari ngufitiye rumwamukamo. Rero nta rukundo na rukeya rwawe nsigaranye rwose. Soso yakomeje kumusaba imbabazi amubwira ko ni ukuri ko agiye guhinduka, maze Fanny warebaga ibirimo kubera aho ngaho byose ati niba njye utumye ni ukuri mushwana, reka nigendere maze mugumane hano. Ariko aho kugira ngo ibi bintu byose aba ari njyewe biri ku mutwe, reka ngende maze Soso abone amahoro niba atekereza ko ari njyewe utumye rwose mutandukana. Eddie aramubwira turarengana Fanny, ntabwo ari wowe utumye dushwana kuko n'ubundi intambara zanjye na Soso zahoragaho iteka ryose, ntabwo ari wowe wazizanye. Soso yakomeje gusaba imbabazi ariko Eddie aramwangira burundu, amubwira ko bitakunda, maze ahubwo amubwira ko agomba no gufata ibintu bye akigendera kuko atari akimukeneye aho ngaho. Soso yagiye gutyo mu bintu atatekerezaga, maze uruzi yashakaga kujugunyamo Fanny aba ari we urugwamo gutyo mu bintu nawe atarazi. Fanny yagumye mu kazi ke gutyo ariko akumva afite ubwoba bwo kuba ari kumwe na Eddie mu rugo bonyine. Gusa Eddie nta na rimwe yigeze amusagarira, iteka yatungurwaga n'ukuntu yabonaga ibintu byose byo mu rugo biri ku murongo, agatungurwa buri munsi n'imyitwarire ye kuko yabonaga yimereye nka marayika neza neza. Yari umunyamahoro ku buryo byamutunguraga iteka. Eddie yatangiye kujya amuganiriza cyane kugira ngo Fanny agerageze kumutinyuka kuko yabonaga amutinya cyane, akamusanga mu gikoni akamubwira ati ngaho nyigisha guteka, maze Fanny akamwigisha, maze nawe igihe kiza kugera aza kumutinyuka, batangira kujya baganira atamwishisha. Eddie kwishira byageze aho biranga kuko Fanny usibye ko yari yifitiye umutima mwiza ari nawe wamukuriye bwa mbere, kubona imico ye amaze kumuha akazi babana mu buzima bwa buri munsi byatumaga abona nta wundi mukobwa akeneye mu buzima bwe. Noneho hakiyongeraho n'ukuntu yari asigaye ari mwiza cyane, akabona yujuje ibintu byose akeneye ku mukunzi. Byageze aho maze arabivuga amubwira ko amukunda, maze Fanny yumva ntabyumva, aramubwira turakoze kunkunda kandi n'ubundi nari mbizi ko unkunda kuko byarenze ko ndi umukozi wawe, maze uhinduka nk'umuryango wanjye mushya Imana yanyihiriye. Eddie ati yego nibyo koko, ariko urwo ngukunda rurenze ibyo ngibyo. Yamusobanuriye neza urwo amukunda urwo ari rwo. Fanny ariko akumva ntabwo arimo kwizera ibyo bintu Eddie yari arimo kumubwira kuko yumvaga bidashoboka. Yumvaga nta musore nka Eddie watinyuka gukunda umukobwa uciriritse nka Fanny. Yabonaga Eddie ari umuntu mwiza umwitaho, ariko ntabwo yakekaga ko ashobora kumusaba ko yamubera umukunzi kuko yabonaga bibereye mu isi ebyiri zitandukanye. Gusa ikintu atari yaramenye ni uko ibyo ngibyo bibatandukanya Eddie atarabyitayeho habe na gatoya. Icyo yari ashyize imbere ni urukundo gusa yamukundaga. Fanny yabanje kubyanga, asaba Eddie kubanza kubitekerezaho neza, ariko Eddie amubwira ko yabitekerejeho inshuro zirenga 1000.
Igihe cyaje kugera maze amwemerera ko bakundana kuko nawe yaramukundaga cyane ariko azi ko urwo rukundo amukunda nta kintu na kimwe ruzigera rumara kuko atatekerezaga ko bakundana. Amaze kumubwira ko nawe amukunda, Eddie byaramushimishije cyane kuko yakundaga Fanny bya nyabyo. Bamaze iminsi mike bakundana, yaramubwiye ati Fanny, nashimye ukuntu uri umukobwa mwiza, uzirikana kandi ushyira mu gaciro. Nari nsanzwe ngukunda ariko noneho cya gihe Soso ajya gutwika ya makanzu, amagambo wabanje kumubwira umubuza kubikora ngo byibuze uzajye uyireba gusa ntuzayambare, ujye wibuka impano naguhaye ku nshuro ya mbere, maze ugatoragura n'agace kayo kari gasigaye katahiye ukakabika, byankoze ahantu. Fanny ati mbabarira winyibutsa biriya bihe, nyine byarambabaje cyane, mba numva ikintu cyose umpaye kiba gifite agaciro gakomeye cyane ku buryo mba numva ntashaka kugitakaza. Ubwacyo kiba gifite agaciro gisanganywe ariko agaciro kaba gakomeye cyane ni akanyiri ukukimpa. Eddie ati niyo mpamvu ngukunda cyane Fanny, uri marayika Imana yazanye mu isi kandi ndagukunda cyane. Umbabarire ko natumye impano yawe uyibura. Wenda uba utekereza uti kuki natumye Soso abikora, ariko nashakaga kureba koko niba biriya bintu ashobora kubikora. Humura nzaguha impano nyinshi zitandukanye zizakwibagiza agahinda wagize kuri uriya munsi kuko warababaye cyane, nanjye ndabibona kandi nanjye numva birambabaje. Maze Fanny ati naho izo mpano zose utazimpa nta kibazo, ni ukuri kuko impano ikomeye kurusha izindi zose ntakifuza kugira mu buzima bwanjye warayimpaye. Eddie agira amatsiko ati iyo mpano ni iyihe urimo kuvuga, ni iyihe ko ntarimo kuyimenya? Fanny ati ni umutima wawe n'urukundo unkunda, ibindi byose byaza bitaza nta kibazo kuko ni umugereka. Rero ni ukuri ndanyuzwe kandi iyo mpano ikomeye kurusha izindi zose wampaye nzayisigasira nyibungabunge maze nyirinde ntizagire ikintu na kimwe iba. Eddie yumvaga atabyumva kuko mu rukundo rwabo yumvaga ari nk'inzozi. Ntabwo yari azi ko hari umuntu ushobora kumuzanira umunezero mu buzima akamuryohereza ubuzima muri urwo rwego. Barikundaniye baza no kuza gukora ubukwe. Bamaze gukora ubukwe babaye muri ya nzu Fanny yigeze gukoreramo ikiyede maze akanayivamo nabi cyane, bamwirukanye nabi. Umunsi umwe yitegereje cya cyumba yararagamo maze yibuka ukuntu byabaga bimeze, udusimba tumurya, amarira aratemba. Eddie amubaza impamvu arimo kurira maze Fanny ati iki cyumba nicyo nararagamo, habaga harimo ibibaho, narambuyeho utwenda twanjye, imibi ikarara indya maze nkiyorosa igitenge. Ubuzima muri icyo gihe ntabwo bwari bunyoroheye, none reba ibitangaza Imana yankoreye. Eddie ati ukwiriye ibyiza byose Fanny, ukwiriye ibyiza byose Imana itanga bibaho kuko uri umuntu mwiza cyane. Maze Fanny ahita amushimira kuba yaraje mu buzima bwe akamuhindurira ubuzima. Eddie ati wishimira kuko niba hari umuntu ukwiriye kugushimira ni njyewe. Hari byinshi wanyigishije, wampinduriye ubuzima, utuma mbaho nezerewe, ryohewe n'ubuzima. Yego mbere ubwo butunzi bwari buhari ariko nta mahoro n'umunezero nari mbifitemo. Kukugira iruhande rwanjye mba numva nuzuye, watumye mbona ko hari byinshi nari narahombye mu buzima bwanjye. Umunezero wanzaniye nanjye mba numva ari inshingano zanjye kuwusendereza ubuzima bwawe. Bakomeje kuryoherwa n'uburyohe bw'urukundo. Imana nayo ibana nabo iza no kubaha umugisha maze umuryango wabo uraguka. Fanny aza gutwita, Imana ibaha umwana w'umukobwa. Fanny yarabirebaga bikamurenga, yakibuka aho yavuye ukuntu hari hakomeye cyane, akabona nta mpamvu n'imwe yo kwiheba. Igihe cyose umuntu agihumeka umwuka w'abazima kuko ubuzima buba bushobora guhinduka igihe n'igihe. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Aha ni inkuru yacu y'urukundo rwa Fanny na Eddie tuyisoreje. Niba wakunze inkuru yacu dusigira igitekerezo cyawe muri komenti maze utubwire ko wumvishe iyi nkuru.
Imana ikomeze kubarinda ndabakunda cyane nawe ubutaha.